uribuka igihe hagiye hanze amakuru avuga ko Miss Muyango na Kimenyi Yves batandukanye? Wibutse iki? Njye nibutse ko icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga abantu bose batangiye kunenga no guseka Muyango bavuga ko ashobora kuba ari we gitera w'iki kibazo. Uzi ikindi kintu nibutse se? Nibutse neza ko twafashe Muyango tumwohereza mu batinganyi, tuvuga ko atagikunda Kimenyi ahubwo asigaye akunda abakobwa bagenzi be. Uzi ikindi kintu nibutse? Nuko Muyango twamufashe tumugira ishiro ry'imigani mu Rwanda hose, muri comment twagenda muvuga ngo Muyango nakwanze wambabareje Kimenyi kandi mbakunda. None se nyuma y'igihe gito ubwo hajyaga amakuru hanze yuko hari umugore wabyaranye na Kimenyi Yves bakabyara abana b'impanga, zo wibutse iki? Muyango twaramugarukiye ariko dusanga n'ubundi Muyango nk'uko yabigenje yariturije, no mu kugaruka kwabyo Muyango nta kintu yabitangajeho. Niki wigiye muri iyi nkuru yabo se? Uyu mubano wabo wigiye mu iki? Njye nigiyemo byinshi buriya, reka mbasangize zimwe mu byo nigiyemo. Icya mbere, gutanga igitekerezo mu rugo rw'umuntu burya ntago ari ngombwa, kuko aho batandukaniye ntago ubuhazi. Urari gutanga igitekerezo ugasanga ibyo uri kuvuga bimeze nkaho ari byo banyuzemo mu gihe bashakaga. Ikindi kintu nabonye nuko mu gihe ujya kuvuga umuntu wajya usigaza n'andi uzavuga nyuma y'uko usanze ibyo wavugaga ari ukuri kutari ukwanyako. Ikindi kintu nigiyemo nuko ibyo mbona byose atari ko kuri. Uriya guceceka ukuri ko kwisobanura byo ni byiza. Ubwo muri make ntukihutire kuvuga ku rubanza rw'umuntu. Ubuzima bwo ku mbuga nkoranyambaga si bwo kuri kose. Ubudahemuka ni ingenzi mu rukundo, kuko twamaze kubona neza ko nk'uko Muyango yabigenje, twamuteye amabuye dukora iki cyose, ariko nyuma tuza gusanga Muyango atari wahemutse. Tubona neza ko burya nyuma yo kugarukira Muyango tubona ko ni byiza ko uba intahemuka mu rukundo, aho kugira ngo abe ari wowe uhemuka ahubwo wahemukirwa, kugira ngo byibuze uzasigara uvuga ati ngo nari nakoze ibishoboka byose, nuko ari we wananiye ariko nari nagerageje ibishoboka byose, nkuko byagenze kuri Muyango. Muyango twaragiye tumutera amabuye dukora iki cyose, ariko nyuma y'uko tubonye ko Kimenyi Yves yabyaranye n'undi mugore hanze, tumugarukira turavuga ngo yo Muyango wacu turagukunda cyane. Yewe n'abamurwa Gasabo nabo bavuga ko mu bantu bari gukunda cyane harimo Muyango. Nta ntwaro yindi yakoresheje intwaro yo guceceka akituriza amaze kuri kwisobanura. Rero kudahimuka mu rukundo nabyo ni byiza cyane. Gusa iyi nkuru yabo yabaye ingenzi ku bantu bakurikiye ndetse bakanigiramo ibintu byinshi. Nawe niba ari byo bigiyemo bidusangiza muri comment. Gusa mujye mwirinda gucira abantu imanza mutaramenya ukuri ko kumeze, kuhita ufata Muyango ukamwohereza mu butinganyi, mukafata mukamwanga, nyuma ukuri kwakisobanura mugatangira kugenda mumugarukira. Mwabonye neza ko guceceka ari byiza mu gihe uzi neza ukuri. Ndi EP Medit, iyi ni Eri Pro Entertainment cyangwa se EP Entertainment. Turabakunda cyane.